dutangira kuko bari kuganira, hari umusore uhita uza agahita akura mu manyungunyungu umukobwa umwe, umukobwa hano agahita yikanga, kumbi ikurikira unarebwe muri kuba kwikanga arahindukira agasanga ni umusore, agahita amera nk'uwise wizima mu maso nyine nk'umuntu bitunguye utari wabimenye. Noneho hano umukobwa ahita yitegereza umusore, ndetse umusore nawe aba ari kwitegereza umukobwa, agahita amuha ikiganza ati umukobwa mwiza nkawe ihangane basuhuze ndakwinginze. Hano umukobwa amuhereza ikiganza ariko akamuhereza ikiganza atamureba, ahubwo ari kureba mushuti wiwe amubwira ati se ndakubaza uno musore hari aho muziranye? Ati rwose ntawe tuziranye habe na gatonya. Umusore amaze gusuhuza umukobwa agahita aha n'undi mukobwa ikiganza ati rwose mukomere, ati bimeze bite se? Ati ni sawa, ati amakuru nawe undebere hano. Agahita amubwira ati reba hariya, ati rwose reba bariya bajama bari kuza, reba ukuntu bameze, ati rwose barebe. Muri kwa kumubwira nta kintu kiba abagira ngo amurangaze, agahita akuramo shokora hano, agahita amubwira ati hindukira nagira ngo urangare rwose, reba kano kantu niko nakugeneye rwose, nasanzwe akwiriye kuko uri umukobwa mwiza pe, uri umukobwa umuntu atabona icyaha uretse kumuha agashokora. Ndetse umukobwa aratangira akamwenyuramo akagarura rwose ubuyanja, ati rwose igikundiro mu bakobwa nakubonye nsanga rwose ukwiriye rwose aka ka biswi ka shokora. Hano wa mukobwa rero yabanje kwanga gusuhuza umusore, ahita yakawudisa wa mukobwa ati mpereza hano ibyo si ibyawe, batangira kubirwana ataho kumbanza kubimbirye. Umusore rero mu mufuka w'inyuma haba harimo akarabyo keza cyane, ururabyo aba yagiye guteguza rwose, ururabyo rukeye rwose ubona ko ari simati, ahita arusohoramo. Wa mukobwa disi umaze kwaka mugenzi we shokora ahita amera nk'umuntu bigizeho ikibazo, ati ni gute mwaka ibintu, noneho agahita azana ibirenzeho. Ndetse umusore ahita aho umukobwa ururabyo ati rwose enda nk'impano nziza kandi impano abonye gukwiriye, umukobwa mwiza twaraganiye nsanga umeze nk'akarabyo, akarabyo ko rwose nanjye niyo mpamvu nifuje kugutura rwose n'ururabyo ngo uruze rubashe kuba rwaguhumurira, ruhore rwose rutemba itoto kandi uhora urivomerera ntiruzigere rwumagara. Hano rwose umusore ahita abwira wa mukobwa wa mbere amanje ko mukwanga kumusuhuza, agahita rwose amwihoberera. Umusore hano amuhobera rwose ubona ko bimushimishije, yishimye cyane rwose ubona ko anezerewe, agahita ahoberana wa wundi rwose aba amaze guha impano y'ururabyo, amara kumuhobera rwose ukurikira akantu kandi umukobwa amuhobera yishimye, ariko umusore we nta kindi kiba ahita amwirekozwa ati rwose ihangane nawe ndekura nyine wishyiramo n'agakabyo, ati si ntibyarangiye. Hano rwose umukobwa aba ari kwitegereza ibyo barimo, atari kubona akantu karimo, kumbi bo ntabwo bazi ko ari agapangu kaba kapanzwe, kandi bigaragara rwose ko umusore hano nta ruhare rw'isi aba yabigize. Hano ndetse rwose bose batangira kumwenga baseka, bagatangira gutwira rwose bagaseka ati mbega umusore, ati umusore ni igitangaza. Kumbi umusore aba yatangiye bamwigiraho insusa, ariko aza kubafumata mu masegonda abiri. Niyo mpamvu buriya ngo umusore iyo yakunze umukobwa akenshi na kenshi kumuhindura bibasha kuba byamworohera kurusha umukobwa, kubera ko impano rwose dushikisha abakobwa zibasha kuba zabahindura. Hano rwose umusore ahita abwira wa mukobwa atari kuhindukira ndebe inyuma yawe, ndetse umukobwa hano bahita bamera nk'abari kubyina akazuke, agahita rwose ahindukira akamubwira ati ati uteye neza gusa, ati uteye na bikenya, ati niwe mukobwa ubundi abandi bose sinzi impamvu babaho. Hano rwose ndebere nawe undebere akurikiye akantu kandi mu kumara kubikora wa mukobwa amaze kuba ururabyo aba azi ko nawe bagiye kumusaba, ariko ntabwo abimusaba, ubona ko umukobwa nyine harimo akantu. Uyu nguyu agatangira ati ariko wambonye, ati uriya musore ubona ukuntu ari boga, ari umusore mwiza, ati mbega umusore ugira sitori, agira burage, ati wama rwose kubana nawe ubuzima bwanjye nkajya mura nisekera. Ati urabona abandi ukuntu baba bakwijyaho, ariko we araza agatuza akakubwira yitonze kandi ameze neza. Hano barakwereka disi batangira kuganira ku musore, ati mbega iyo abasore bose bameze nk'uriya wasanga ino si imeze nka paradizo, nako usanga twifuza abakobwa bameze nk'uko abakobwa rwose batuje nyine, baba abakobwa bagira indangagaciro cyangwa se icyo bita variyuzi. Hano rwose agashokora bamaze guha umukobwa aratangira akagafundura. Hano rwose umukobwa nawe bahaye ururabyo aba ari rwose kuvuga ati mana rwose ndagushimiye kuba rwose uriya musore amaye kano karabyo, nzakavomerera nzagatuma kabaho neza rwose, nzagakorera buri kimwe cyose gatera imbere.